Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko ikiganiro jyana n'igihe muhinzi mworozi tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Abakunzi b'iki kiganiro batekereza igihe tujyanye nacyo icyari cyo cyane cyane mu bworozi, bagatekereza ubworozi bugezweho uko bukorwa, ariko by'umwihariko iyi nyubako mubona ndetse n'ubu bworozi tugiye kuganiraho uyu munsi mu karere ka Kayonza mu kagari ka Bwiza, turaza kureba ubwo bwiza bw'ubworozi bujyanye n'igihe. Abenshi mukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga mukareba ubworozi mushaka kwiga mwigiye ku bandi, mubona inyubako nk'izi muri za Brazil, mukazibona muri za Argentine, mukabona inyubako nk'izi mu Budage cyangwa se muri Israel. Ariko no mu Rwanda ubworozi nk'ubwo bwarahageze, aho abanyarwanda basobanukiwe uburyo bwo korora kijyambere. Twaje ku ifamu iri muri aka karere ka Kayonza mu kagari ka Bwiza kuganira n'umworozi wabigize umwuga kugira ngo atubwire uko ubworozi nk'ubu bukorwa, ariko nanone bukanajyana kuba bafata ubwishingizi bubafasha kugira ngo birinde ibihombo bahura nabyo. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Nge nitwa Turatsinze Bright, ni ikiganiro tugezwaho ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri. Bwana Mugande, tunejejwe no kubasanga hano aho mukorera ubworozi. Muraho murakoma? Murakomeye cyane. Ubundi rero benshi iyo bari mu bworozi bagira n'amabanga n'ibyivugo, ariko ngi cyange rero ndi Rutimirwa ziri mu mihigo. Ubwo iziri mu mihigo nizi tugiye kuganiraho. Ikindi kivugo ubwo nkigarukirijaho. Nanjye cyange rutaneshwa rudasigara mu mihigo. Urudasigara mu mihigo. Iyo mihigo reka tuyiganireho y'ubworozi nk'ubu bugezweho. Iyi gahunda mwayitangiye ryari? Ubworozi nk'ubu bugezweho bwa kijyambere, kubaka ibiraro nk'ibi bimaze igihe kingana iki? Ubundi mbere na mbere wenda reka mbanze nashimire. Babashimiye kuba mwaje mutugana. Ego. Dukunda abatugana buryo kugana bagukunze. Ikindi nishimiye kuba ndi kumwe nawe umunyamakuru Bright. Sanzwe nkuza ariko nari narahura nawe ngo tuganire turi kumwe. Nuko tubona gusa mukanatwumva. Ariko ubu ngubu noneho turi kumwe. Ubu rero turi hano kuko RBA tugira inyiti ivuga ngo hafi yawe. Aho hafi rero turaza tukabageraho. Murakoze cyane. Ego. Ubwo rero nitwa Mugande Emmanuel, nkaba ndi umuyobozi w'iyi famu, ari ngiye ukurikirana ubworozi burya ni bugari. Iyo wizwe umworozi aba harimo ibintu byinshi. Harimo ubuno ubworozi bwa business bw'ubucuruzi. Ubworozi bwa business ureba ibyinjira ibisohoka ukabalansinga. Yari business ni ubworozi bukeneye inyungu. Ubwo rero nitwa Mugande Emmanuel, ndi umuyobozi w'iyi famu. Rero warumbarije uti ubworozi bumaze igihe kingana iki? Bumaze nk'imyaka 20, ariko ntabwo ari irevo bwari buriho. Ubu nibwo dusa nkaho dushyitse, ntabwo turashyika hashimishije, nabwo turacyakomeza, ariko uko biri ubu ngubu hari ikiraro cyiza, hari ibikenerwa nk'amamashini, hari ubwatsi, amazi. Ubworozi bukenerwa utekereza, urapulaninga, uka-implementinga, ukurikiraho follow up, gukurikirana. Ubwo rero aho tugeze harashimishije. Yego. Ariko urugendo ruracyari rurerure. Iyo ugereranyije na hano mu bworozi mufite muri iki kiraro kingana gutya kinini, ubundi nzi neza ko mu muco w'aborozi ntawe ujya avuga umubare w'inka afite, avuga ko afite ishyo cyangwa se akavuga yuko ari masatira ishyo, ariko kugira ngo uvuge umubare w'inka ntabwo ari kenshi babikoresha. Ariko tugereranyirize nk'aha muri iki kiraro hororewemo inka zingana iki? Iki kiraro kirimo inka 100. Ni inka 100. Ziri mu byiciro bitandukanye, hari izikuze, hari amashashi, hari imitavu, hari izicutse, ariko ziri mu 100. Zose nagiye mbona zifite ibyiciro zirimo. Imitavu turayibona hano hepfo, ukabona ni inyana, harimo izicutse, harimo imitavu hepfo, harimo n'inyana z'amashashi hirya nazibonye, hakaba n'inka zikamwa ziri ukwazo. Kubera iki muzitandukanye? Icyambere burya ntabwo ziba zinganya ingufu. Urugero dufatiye nko kuri iyi mitavu, ntabwo wayivanga n'inka nkuru ngo zihurira ahangaha zirira uvuge ngo inyana no iraza kurya. Ikindi nk'inka zifite amezi zikujije ntabwo wazivanga n'amashashi. Amashashi ashobora guteza ikibazo yanka ikujije, ikaba yahura n'ibibazo byo kuramburura cyangwa kugubwa nabi kundi.
urundi rugero hari nk'iriya nkureba hariya iriya ni inka iri heavy iremereye inka iremereye ntabwo ari byiza kuyishyira ahantu nk'aha ngaha hashobora kunyerera wishyira hariya hari flat hari icyarire ukayitaho kugira ngo wirinde accident ushobora guhura nazo bivuze ko no mu nka hashobora kuba accident zirahaba cyane yego bisaba gukurikirana ukorora neza kugira ngo uzicungire umutekano yego reka tubaze ikibazo cy'ingenzi kijyana n'ikiganiro cyacu jyana n'igihe kijyanye n'igihe ni yihe mirimo y'ingenzi ikorerwa mu bworozi nk'ubu kugira ngo umworozi abone wa mukamo umuha ifaranga abone uwo mukamo ujya ku isoko umwinjiriza amafaranga yiteza imbere imirimo y'ingenzi urabona urugero nka hariya dufiteho daily routine igaragaza activities za buri munsi ubundi imirimo y'ingenzi cyambere no gutekereza ku bwatsi butunga inka bwo no kugabura yego ikindi n'amazi hakajyaho amasuku urugo rw'umugabo burya rurangwa n'isuku yego urugo rw'umugabo rurangwa n'isuku noneho yari ifamu utekereza ko ari modo famu igomba kuba iri smart ubwo smart hari ukugaburira ku gihe hari ukuhirira ku gihe hari amasuku hagakurikiraho rero no gutekereza ku buvuzi bw'amatungo ugutekereza no ku buvuzi kuko wagabura ukuhira ugakora amasuku ari gutekereza no ku buzima yego ku buvuzi ubwo n'ubuvuzi nabwo buba burimo byose ni ibintu utekerezaho bigakorerwa ku gihe ibyo byose bikorerwa ku gihe kandi iyo birimo bisaba kubigira ibyawe ukabikora ubikunze kugira ngo niya family productive niya family business nibwo niyo business igerwaho yego iyo umisinzeho gakeya bihita byigaragaza no gukorera ku gihe kandi ukuzuza muba mufite gahunda iteguye y'ibikorerwa umunsi wose routine y'umunsi ikabizwi nkuko bategura ahantu ngo kataye umutebu k'ishuri uko abanyeshuri biga na hano biba biri ku murongo ibyo reka nkubaze ikibazo cy'ingenzi mu bworozi abantu boroye wenda baba bazi ngo umutavu utungwa nyine n'amata y'imbyeyi ibyara n'iki hano bigenda bite imitavu igaburirwa kimwe n'inka nkuru cyangwa bifite uburyo bigaburirwa bitandukanye bigaburirwa bitandukanye kimwe n'inka ikamwa umukamo mwinshi yego ntabwo tuyigaburira kimwe n'ikamwa umukamo muke kuko ikamwa umukamo mwinshi bivuze ngo iriyishyurira ibyo wayihaye igasagurira na nyirayo ubwo rero tuyitaho kuruta ya yindi itanga amata makeya ubwo nabyo dufite formule yitwa milking formula yego tugenderaho ukamenya ngo ikamwa menshi uroya byinshi rero kimwe n'imitavu hari amezi tuzikura ku mata iyo zikiri ntoya tuzimenyereza ubwatsi n'amazi ubwo ikivuka tuyiha amata menshi tuyiha umuhondo wa nyina ikivuka hano mugabura ubwatsi gusa cyangwa mufite ibindi byo by'inyongera mwongera mu byo kurya byazo tugabura concentrates ubwo ni sondre sondre mu Rwanda kugira ngo nyine tubone milking booster cyangwa na body maintenance nk'ikamera neza igatanga amata ariko mugande izi nka zose mbona ibiraro ngere ngo abantu barabibona ni bigari bigera hirya kure cyane nagiye mbona byubatse mu buryo butandukanye hari hano turimo kubona zirimo kurira ku murongo ahantu hateguwe heza tukabona ariko n'uruhande rw'inyuma rwubatsemo mu buryo bumeze nka crash kubera iki byubatse gutya iyi ni design buriya ibiraro bifite ama design menshi hari design yitwa head to head hakaba na tail to tail iyi rero yo ni head to head head to head ni igihe corridor feeding corridor ibica hagati none inka zimwe zikarira uruhande izindi zikarira urundi hacamo corridor hagati ariyo feeding passage noneho izaha zikaba zirebana n'izaha iyi ni nayo design nziza navuga yuko igezweho no mu bihugu byo mu mahanga ni gutya tujya tubibona babireba kuri za YouTube channel z'abantu bajya barebaho ubworozi hanyuma hariya hepfo nabonye hameze nka crash hariya hepfo rero ubwo hari side yaho zinywera ibyo natangiye mvuge ni utekereza ku kugabura ibyo kurya n'amazi ubu iyi ni side yaho zirira iriya y'inyuma naho zinywera hari ibibumbiro ubundi buriya amazi baravuga ngo ni ad libitum ni ikintu inka ijyaho ari uko igishaka ntabwo ubiyihata noneho amazi aba ari aho ngaho impande zose amazi arahari
ku buryo ahinga yakenereye yasanga iyabona abandi borozi barayigenera bakagena amasaha ngo ni saa sita saa tanu nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda iryo ni ibanga ry'ubworozi ntabwo inka bayihatira amazi ahubwo bayashyiraho agahoraho noneho yo yayashaka ikayahasanga ni na rimwe mu ibanga aborozi babigize umwuga bagaragaza yuko bishobora kuba ariyo ntandaro yo gutuma inka igira umukamo uhagije ubworozi ikibazo cy'ingenzi nanone nshaka kukubaza wenda kugira ngo tuze no gusubikira aho ngaho inka zingana gutya watubwiye ko zikora accident zirarwara zigira ibibazo bitandukanye ubwishingizi bwatekana urishingiwe muhinzi mworozi ni gahunda leta yashyizeho yo gufasha abantu baborozi n'abahinzi kugira ngo badahura n'ibihombo mwebwe mwayigezemo ryari mwazifatiye ubwishingizi ubu zose zirabufite izi nka zacu zose uko ziri hafi 100 ziri mu bwishingizi zifite ubwishingizi ndetse nk'ubunyana buvutse vuba ariko nabwo iyo zimaze kuvuka duhamagara baza kuzidushyira mu bwishingizi bakaza bakazishyiramo ubwishingizi rero bwaje ari igisubizo twe tubimazemo igihe kirekire tubimazemo igihe kirekire wenda twabanje mu yandi makampani ariko ubu ngubu turi muri BK Insurance twayibonye rero nk'igisubizo kuko ntago tukiri muri rwarwe baborozi usanga bicuza akicuza ngo yahuye n'ibihombo ugasanga arimo aricuza ngo iyomba naragize gutya iyomba naragiye mu bwishingizi twebwe rero ntago turi muri urwo rwego ahubwo ubwishingizi twabubonye nk'igisubizo iyo accident duhuye nayo iyo haramutse habayeho indwara ubwo ngubwo ubwishingizi babuhari bukatugoboka niduhure na bya bihombo mu bimazemo igihe kingana ikimufasha ubwishingizi ubwishingizi tumazemo nk'imyaka 10 umva imyaka 10 irashize ariko ubwo turimo ubu ngubu tumazemo nk'imyaka 2 kampani turimo yunge ya BK imyaka 2 ariko twahoze tubana mu zindi reka wenda abantu badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda kubwishingizi hari igihe umuntu avuga ati mfashe ubwishingizi bumara igihe nta mpanuka nahuye nayo nta burwayi abafashe ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro n'ibindi arakubwira ati inzu yanjye ntizigera inashya ari amafaranga apfubusa nyamara gufata ubwishingizi ni ukubera impamvu yuko ubushaka kugira ngo buzakugoboka igihe waba uhuye n'ikibazo mwari mwahura n'ikibazo mu bworozi ubwishingizi bukababa hafi byabayeho inshuro itari imwe itari ebyiri twahuye nabyo gupfusha inka ariko ubwishingizi bukatugoboka bukatwishyura kuko nibyo tuba twarishingiye bibaye inshuro nyinshi rero kandi byatubereye igisubizo turabwemera nta nubwo tuzaboreka ntabwo tuzabuvamo umuntu ufite ubwishingizi yoroye inka nk'izi z'umukamo aba afite ikihe cyizere cyo gukomeza ubworozi bwe icyizere cya mbere ubwishingizi budufasha no kugana amabanki ubwishingizi budufasha no kugana amabanki iyo ugize ikibazo ushaka amafaranga kuri banki kugira ngo wongere mu bworozi bwawe ugire ibyo wongeramo ugire ibyo uvugurura cyangwa ukore n'indi mishinga iyo uri muri ubu bwishingizi banki biroroha yuko ikumva kuko uba ufite ingwate ubwishingizi rero bivuze ko ubwishingizi bushobora kukubera ingwate muri banki akaba ari bugwatiriza bakaguha amafaranga cyane rwose biremewe barabikora bushobora kukubera ingwate rero ubwishingizi ni ingenzi ndetse nshishikariza n'abataburimo ko babusobanukirwa kenshi buriya kutabubamo njye mbifata nk'imyumvire itari myiza cyangwa kudasobanukirwa ariko buriya uko bagenda bahura n'ayo masomo birashoboka yuko umubare mwinshi uzagana ubwishingizi uko ni ingenzi ntabwo ari ababorozi gusa bari mu karere ka Kayonza ni akarere gafite umujyi mwiza umaze gutera imbere ufite isuku idasanzwe ariko mu nkengero zawo hafi ya hose hakorerwa ubworozi bujyanye n'igihe aba ni bamwe mu bakora ubwo bworozi ku nkengero z'ikiyaga cya Muhazi ariko hari n'ahandi henshi hashoboka ubu abangaba barakubwira ko ubwishingizi iyo ubufite ni icyizere cy'uko ubworozi bwawe buzakomeza ni icyizere y'uko banki yakuba hafi ni n'icyizere y'uko nta gihombo wagira nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda kugira ubwishingizi ni ingenzi ariko icy'ingenzi nanone ni ugukora imirimo yawe ukayikora bijyanye n'igihe nk'uko abangaba babikora
kugira ngo tubashe kumenya neza uko ubwishingizi bwa tekano urishingiwe muhinzi mworozi bugera kuba bukeneye twegereye bwana Kwizera Emmanuel akaba ari umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi cya BK Insurance muri aka karere cyane cyane mu cyerekezo cy'uburasirazuba bw'igihugu twamusanze i Kayonza kugira ngo atubwire uko babashije kugera ku borozi n'abandi benshi babagezeho ubu bwishingizi bukenewe. Bwana Emmanuel tuguhaye ikaze mu kiganiro cya televiziyo y'u Rwanda jyana n'igihe muhinzi mworozi muraho neza murakomeye cyane turifuza kumenya uko ubu bwishingizi bwatekana nk'ikigo cya BK Insurance mubasha kwegera abaturage kugira ngo n'ababukeneye bose bubagerereho ku gihe. Murakoze uburyo twegeramo abahinzi n'aborozi kuko niyo gahunda nkoramo dukora ubukangurambaga. Twebwe uko tubigenza dufata abahinzi bose tugahurira mu nama zitandukanye ku karere tukabatumizaho twarangiza tukababwira uko gahunda ya tekana ikora muhinzi mworozi noneho bakabyumva abadushimye bakatugana. Ni ukuvuga ngo ababyemeye nibo babagana ntabwo ntawe muhatira ngo ngwino ufate ubwishingizi. Buriya ikintu cya mbere ni uko umuntu asobanukirwa akamaro kabyo. Iyo uje ukamusobanurira ibyiza birimo ukabimukangurira ni nk'uko n'ababorozi n'uyu turiho uyu munsi yaje iyo yumvishije akamaro kabyo kuko ibiza amapfa impanuka biriya bintu byose tuba tubabwira bishobora kuza bikaba byatuma byagusubiza inyuma byo birahari. Niyo mpamvu rero abahinzi n'aborozi babyitabira kuko ibyateza gutuma basubira inyuma byo biba bihari. Rero iyo dukoze icyo kintu cyo kumusobanurira ibyiza byabyo barabyumva kandi bakabugana. Ibyo byiza muvuga byo kugira ngo umuntu yorore cyangwa ahinga afite ubwishingizi wanyuriramo nk'abanyarwanda badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ni nk'ibihe? Murakoze. Iyi gahunda ya tekana urishingiwe muhinzi mworozi ifite ibyiza byinshi ariko ikintu gikomeye cyane gihari nuko wa muntu wafashe ubwishingizi iyo ahuye n'igihombo nuko ngo bushingiye ku gihombo iyo ahuye n'igihombo inka ye ikagira ibibazo mu byishingirwa cyangwa se imyaka ye mu byishingirwa abagomba kugobokwa. Harimo icyo kintu rero cyo kubagoboka. Icyo ni cyiza cya mbere uko wa muntu yoroye cyangwa ahinga abashaka kwiteza imbere. Yo haje rero ikimukoma mu nkokora tukaba duhari nk'abishingizi tukamugoboka biramufasha cyane. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni icyo kumva afite umutekano. Yego. Umutekano buriya n'ibigo by'imari ubu birabizera cyane kuko baba bafite ubwishingizi. Aragenda agatanga amasezerano twagiranye yarangiza agahabwa amafaranga agakomeza imishinga ye. Yego. Icyizere no kuba yizeye ko nta gihombo yagira kugira ngo muhe inka ubwishingizi duhereye ku nyana nk'izi ngizi z'incuke kugeza ku nka ikuze ibyaya mushingira kuki kugira ngo umworozi abe yahabwa ubwishingizi n'undi udukurikiye muri iki kiganiro aba yaba umwe mu bashobora gufata ubwishingizi? Twebwe turaza tukagusura niba ari umworozi cyangwa umuhinzi ko ubwo ngiye mbikora byombi tukareba imirima ye tukareba stage bigezeho cyangwa ataratera tukabimushishikariza tukamusobanurira nk'uko twe twabivuze. Ikintu tureba uraza ukareba itungo tuba turi hamwe n'umworozi na veterineri nka veterineri ubishinzwe kuko buriya hari ikimenyetso koranabuhanga bashyira mu gutwi iyo bamaze kwemera bita chip code noneho tukayireba twamara kuyireba tukayihereza agaciro. Noneho tugashyira icyo bita ikiguzi cy'ubwishingizi tukamubwira yo yishyura. Kuri iyi gahunda umworozi cyangwa umuhinzi yishyura 60%, leta ikamwunganira 40%. Urumva ni byiza. Ntabwo umworozi ari utanga ubwishingizi 100% ubugura. Leta ifite ikiguzi n'umworozi agafugira ikiguzi. Kadufate nk'inka y'imbyeyi. Hari inka twabonye hano z'imbyeyi nziza cyane zikamwa hariyo banyeretse imaze kubyara inshuro 10 hafi inshuro 13 imaze kubyara inshuro 13 ariko kugeza uyu munsi iracyashobora gukamwa litiro hafi 20 z'umukamo ku munsi igeze muri icyo gihe. Nk'inka iyo ngiye ifite ubwishingizi ariko hakabamo n'inka zibyaye 2, 3, 1 izo kugira ngo nk'inka wenda y'imbyeyi ibyaye 2 muyihe ubwishingizi mushingira kuki?
ni icyizere cya veterineri yuko yemeye ko ari nzima cyangwa mufite ibyo mugenderaho? turaza tugiye ibyo bita waiting period y'iminsi 14 ariko banarebye ubuzima bw'inka uraza ukareba ariko twibukanye inka irengeje imyaka 8 ingahe ntago tuhereza ubwishingizi ku myaka 8 ubwo ya yindi irengejeho yego irengeje imyaka 8 ntago tuhereza ubwishingizi ubwo tumugira inama z'ikindi yakora ubwo turaza tukabireba tukayihereza agaciro niba ari 500 tugakubaho ikiguzi cy'ubwishingizi ku nka ni 5.5% ugumva 500 ni 27 na 500 ubwo abafatanyije na leta tugakubaho 60% tukamubwira ngo uzishyura 16,500 noneho asigaye yandi ubwo ni muri 11 leta ikazayamwunganira ikayamutangira. Ubwo ni ukuvuga ngo yankigize impanuka iranyereye iraguye igize uburwayi veterineri aremeje wenda igize n'ibyago irapfuye mumwishyura mute? tuyimwishyura ka gaciro yashinganishije katuvuga inka yari yayihaye agaciro ka miliyoni 2 ubwo ni ukuvuga ngo muzaza mukurikije icyiciro cya miliyoni 2 ku nka mumuhe za miliyoni 2 cyane za cya giciro yari yarayihaye tumuhereze miliyoni 2 ariko kuri ibyo iyi gahunda harimo ibyishingirwa n'ibitishingirwa iyo dusanze icyishitungo cyishingirwa za miliyoni 2 arazihabwa. Ibitishingirwa ni nk'ibiki? harimo uburangare mwabonye nk'uyu mworozi twasuye bumvishe ibintu bakora kugaburira itungo iyo yarwaye barayivuje yego noneho hari aho ugera rero ugasanga ariko ni nk'abantu batabisobanukiwe nk'inka utayigaburiye ugasanga yishwe n'inzara bapima bakabura indwara zimwe zishingirwa uwo muntu uramubwira uti dore cyishe itungo n'inzara wenda biragaragara cyangwa iyi ndwara ntago wayivuje ntago haje umuganga ubifitiye ububasha kuko aba veterineri bazikurikirana baba bafite lisansi icyo bita RCDV ibemerera nyine bahabwa n'urugaga ibemerera kuvura ugango rero iyo babyemeje ko icyishe itungo cyishingirwa wa muntu ya mafaranga ye mari miliyoni 2 niba ari miliyoni niba ari yanka rifite miliyoni n'igice tugira gute turamugoboka. Murasaba iki abandi bantu batarafata ubwishingizi kandi mu by'ukuri bufite akamaro gakomeye cyane yaba abahinzi cyangwa aborozi? Nabivuga mu ijambo rimwe impanuka ntiteguza ikirere kihinduka umunsi ku munsi uyu munsi ushobora guhinga ubona ikirere kimeze neza imvura imeze neza wamara gutera wenda bigeze mu gihe cyo kurabya izuba rikava igihe kirekire icyo gihe nubwo bavuga ngo umuntu asubira ku isuku buhaje amamashini wenda sinzi ukuntu umuntu yabivuga ariko usubira inyuma uradindira muri bya bikorwa byawe bya buri munsi by'iterambere. Twashishikariza rero abahinzi n'aborozi kugana iyi gahunda kuko ni gahunda nziza aho bishyura bo 60% leta ikabunganira 40%. Urumva nta mpamvu yo kuvuga ngo amafaranga ni menshi ikiguzi ni kiri hejuru kandi ayo ngayo baguhereza tukakugoboka cyangwa se tukakwishyura ahanye na ka gaciro wagize gute wageni washinganishije. Urumva rero ni gahunda nziza leta ishyizemo n'imbaraga natwe nk'abahinzi n'aborozi twaba tubashishikariza ko iyi gahunda bayiyoboka kuko ni nziza kandi hari kugira ngo ibafashe mu kudasubira inyuma mu bikorwa byabo bya buri munsi. Hari umurongo wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi 4127 aborozi benshi barawumenyereye n'abahinzi iyo bahamagaye baguhuza n'ibigo bitanga ubwishingizi bikaguha ubwishingizi hanyuma ukorora ugahinga ugatera imbere ariko nanone ufite icyizere cyuko udashobora guhura n'igihombo. Ku borozi barimo kubigira umwuga hirya no hino mu gihugu udafite ubwishingizi uburimo gutana cyangwa se hari umurongo wayobye itungo ryawe nk'inka ifite agaciro ka miliyoni tekereza inyereye ikagwa ikavunika ubutazongera guhaguruka ugahomba ayo mafaranga nyamara warafashe ubwishingizi leta ikwishyurira 40% ukishyura 60 ikigo wafashe mu bwishingizi kikaguha ubwishingizi buhwanye n'agaciro ka ryatungo. Nguko uko abahinzi n'aborozi bakwiye kubikora uyu munsi tukorora tugahinga ariko bijyanye n'igihe. Nshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda munyemerere mbashimire cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro cya none twese dukomeze guhinga tworore bijyanye n'igihe. Nge nitwa Turatsinze Bright iki ni ikiganiro tugezwaho ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Minagiri ndabashimiye.